twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Cakenge official. Nzeri hose turabasuhuje. Wowe dukurikiye mu mahanga atandukanye, muri Aziya, Amerika, Afurika n'ahandi henshi hatandukanye. Tubahaye ikaze. Tugiye kuganira ku kibazo kiri i Burundi. Murabizi ko Burundi hamaze igihe hari ikibazo cy'igitoro cyangwa se peteroli. Ni ikibazo gisa nkaho kimaze igihe kinini. Ikibazo cyatangiye mu hagati ya 2015, bisa nkaho bigenda gake gake ibitoro bigenda bihenda ariko n'ubuzima bugenda buhenda muri rusange. Murabizi neza abantu wenda baba mu isi y'ubucuruzi cyangwa se mu isi ibikorwa bindi bishobora gutuma ugeraho uhurira na mugenzi wawe. Ahanini peteroli igira uruhare rukomeye cyane cyane mu bijyanye n'ingendo. Murabizi ko iyo ibitoro byazamutse bisa nkaho ibintu byose biba byahagaze. Navuga ko wenda kuba biba byahagaze, tuvuge nk'ikintu wenda cyaguraga 500, nta ngombwa ko igitoro kizamukaho kuri lita ya esanse ikaba cyangwa kuri mazutu ikaba yazamuka amafaranga runaka, bituma cya giciro nacyo kigira andi mafaranga azamukaho, atari uko wenda ikibazo giturutse ku buhinzi cyangwa se ku nganda zindi, kubera ko giturutse mu buryo bwo kugideplasa kivana hamwe kijyana ahandi. Burundi kijyanye na peteroli cyakomeje kuba ikibazo, isukari iba ikibazo, ibintu hafi ya byose mu Burundi byose birahenda, kugeza n'ubu birasaba ko nibura kugira ngo i Burundi gutekereza litiro ya esanse, wenda ndabwira abantu bari mu Rwanda cyangwa se abari hanze y'u Burundi cyangwa se n'abari mu Burundi. Ndabizi harimo abajya bareba ikiganiro bakanatwandikira muri comment, tuboneyeho kubasaba ko mwanazongera naho muherereye hose mukajya mwidekarate duherereye aha, twanditse kuri iyi comment tugira ngo dusubize ku kiganiro iki n'iki. Yego, turabashimiye bakunzi bacu ba Cakenge official. Wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora, nyaboneka na like zirakenewe. Mubonereho no gusangiza bagenzi bacu tubana mu bihe bya buri munsi, nabo babashe kuba bagezwaho iyi nkuru tuba dukoze. Ntabwo dushaka ibintu bijya mu maboko ya bake, tugira ngo niba ukirebye nawe ugira mugenzi wawe ugisangiza, ube wamuha akalinki cyangwa se washyira kuri stati ya WhatsApp cyangwa se ahandi hantu hose hatuma video igera kure. Yego, si byo tugiye kuganira hanini, ahubwo tugiye kwiganirira ku umugabo bita Rabin. Ni umuntu wari umaze iminsi utanga ama interview hano mu Rwanda, ariko ni Umurundi, ariko avuga ibitagenda i Burundi, agira ngo bibe byajya ku murongo. Yagiye agaragaza ukuntu peteroli ari ikibazo, kandi ko ni ikibazo mu by'ukuri ntabwo yabeshyaga, yavuga ukuri. Ariko nyine kubera ko Abarundi cyangwa se guverinoma y'u Burundi itabashije guhuza nawe, biravuga ko yabarishwe n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Iki kintu kirakomeye, kukivuga kirakomeye cyane, ko arabona twaganiraga bavuga ati nizo nkuru ziri Bujumbura, nizo nkuru ziri Gitega, Rabin yapfuye. Ntabwo yapfuye zindwa cyangwa iki, ariko u Burundi bwo inzego z'ubutasi zishinja ko ari u Rwanda rwamuhitanye. Ariko mu by'ukuri simpamya ko u Rwanda inyungu yagira mu kuba bamuhitana, kuko ntabwo ari umutasi w'u Rwanda ngo agiye gutatira ibindi bihugu. Nta nubwo ari nta kintu avuze cyane mu nzego z'umutekano Rabin ku buryo yageraho u Rwanda rwamuhitana, kuko Burundi niyo bari bafitanye ikibazo, ko yajyaga avuga ibitagenda. N'ubwo u Rwanda nta hantu byahurira nuko bamuhutaza, kuko nta hantu pointinga ku Rwanda, nta kintu avuga ku Rwanda kibi cyatuma yihutira kuba bamuhitana. Ibi bintu ubundi burimo burakora, mu by'ukuri bari abantu bavuga ibitagenda i Burundi baba bagira ngo inzego z'u Burundi zigira ibyo zikemura.
cyangwa se zigira icyo zisobanurira abarundi ikibazo gihari kugira ngo babashe kubaka igihugu cyabo, kuko kuri abarundi ni abantu bafite ikintu basobanuye gikomeye cyane mu gihugu cyabo. Kuko niba umuntu areba akabona hari ibintu bitari ku murongo, aba yifuza ko byajya ku murongo, ariko agahindukira gutya akamuhitana, ikikwereka ko ubwisanzure mu Burundi bushobora kuba ari ikibazo. Byavugwaga gusa ariko abantu ariko bigeze aho bikomeye, aho umuyobozi cyangwa se umuntu ufite ijambo muri guverinoma ashobora kugira gutya agahitana umwenegihugu kubera ko avuga ibyo igihugu cyakabaye gikemura. Sinzi ko igihugu cy'u Burundi gikeneye abantu bakibeshya, kuko na perezida w'u Burundi sinzi nimba atari kubibona, nimba ari kubyirengagiza. Hari byinshi akora kandi bibi cyane bibangamiye abenegihugu, yega abashukisha utuntu duto duto, ariko burya uko ugenda ubeshya abaturage hari igihe kigeraho kuri kwigaragaza. Buriya nta muntu, buriya politike ni nk'inkorora burya, kuko uko ugenda uyikina abantu bagenda bayinyuzamo ijisho bareba ibipfuye n'ibizima. Abenshi bavugamira kuri kote febure cyangwa se ku ruhande babona rurimo ikibazo, ari rwo bibandaho. Ariko burya uzi ko uri umuntu ureba kure, ushobora kwifashisha abantu bakunenga, ukaba wabifashisha nabo bakagira inama bakugira cyangwa se inyunganizi, ko uburyo buba bushoboka. Buriya nta gihugu kitabonerwa igisubizo cyaganiriye n'abenegihugu. Urabizi ko Burundi ni igihugu kizwiho gufata inkunga nyinshi kandi nanone zikarangira nta kintu zikemuye. Kuko niba ntiwambwira ukuntu iki kibazo kimaze imyaka igiye kuzuza 10. Ikibazo cya peteroli ari ikibazo, ikibazo cy'isukari ari ikibazo. N'abantu baba bareba kure, peteroli ntabwo yakabaye ikibazo. Hari uburyo bwinshi bakoresha kugira ngo peteroli isa nk'igabanya ibiciro, kuko peteroli ntabwo ihenze kurusha, ntabwo Uburundi yego ntibucukura peteroli, ariko nabwo buri mu bantu bayimportinga mu gihugu. Yarebera mu bindi bihugu byo muri akarere dutuye, bakaba bagira gutya, bakaba bareba kuri ibiciro bya peteroli byagabanuka. Nko kugabanuka ntago hari uburyo bwinshi, ushobora kwigomwa imisoro ukaba wasoresha mu bundi bucuruzi, ariko mibanire, ubukerarugendo, transport, ibyo byose bikoroha. Kuko byoroha ni nako bimwe na bimwe bibasha kugenda mu gihugu. Uburyo ari bwinshi, hari uburyo bwo kunganira igihugu, wenda ubwo Burundi bushobora kuba butabiteganyije, ariko hari ibyo bakora kugira ngo bigabanyirize. Hari byinshi Uburundi bwakora kugira ngo bworohereze abenegihugu, kugira ngo ubuzima bukomeze bugende. Uko bukomeza kudogera ni nako bishobora gusunikira perezida bishimiye kuba yahirwa ku buyobozi. Kuko burya ikintu cya mbere buriya abo bayoborana ntabwo aribo bakaze cyane, hakaza abenegihugu. Kuko wenda abo bayoborana si benshi, ashobora kuvuga ati wenda mwigiza hirya, undi mwigiza hirya, ariko ntabwo wakigiza igihugu gifite miliyoni zirenga 11 ngo abantu bose bakabona ko ibintu bitameze neza, ugakomeza kwibwira ko ibintu biri ku murongo. Kuko burya niba ugira amahirwe n'ubwirwa, kuko iyo ugejeje kukubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, uhirwa. Yego wenda nk'aba ba influencer ntabwo bakegera perezida w'u Burundi ngo bamubwire, ariko ashobora kumubwira muri social media. Niba ari umuntu ureba kure, nawe akagira gute, akaza ingamba zo kuba yagira ibyo akosora, akaza ingamba zo kubarwanya, akaza ingamba ahubwo zo kuba yakumva ikibazo cya bene igihugu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ariko ko akomeza guhangana n'abene igihugu, abahitana, azagira ashiduke nawe nta kindi gisubizo afite. Byagaragaye ko u Burundi, hari umunyamakuru wigeze kubaza perezida Ndayishimiye ku kibazo cy'indege. Niba ari umunyamakuru, niba ari umu-influencer, wigeze kubaza perezida Ndayishimiye amubaza ku ndege y'igihugu cy'u Burundi, ariko yaramubajije ntiyabashe kumusubiza,
yamubwiye ko indege iri mu igaraje iri muri Espagne. Ndabibaza indege irengeje imyaka irenga 10 iparitse muri Espagne, parikingi irishyurwa, ariko sinzi mba barigurisha wenda akaba ari uburyo bwo kujijisha abenegihugu, ko ntabwo wambwira ngo indege yamara imyaka irenga 10 iparitse. Iyo parikingi byonyine, parikingi y'indege irahenze ubwayo. Uparika indege imyaka irenga 10 byonyine amafaranga yaba yagura n'indege. Iyo ndege ishobora kuba yagura amafaranga ayigendaho kugira ngo wenda bayisane, cyangwa se niyo parikingi irimo yaba ari kuyisana yaba na parikingi ubwayo. Parikingi y'indege irahenda. Byonyine indege itwara abagenzi kuyiparika byonyine ku kibuga cy'indege, ari ikibuga cy'indege, amafaranga menshi cyane, ko biba bisaba ko iparikwa ihita ipakira abagenzi igenda kugira ngo isibe icyuho cy'umwanya yakamaze iparitse. Kuri iyo ndege wenda ni ikintu y'inkomojeho, icyo ni ikintu yakabaye perezida w'u Burundi asobanurira abaturage, akababwiza ukuri akavuga ati indege yaragurishijwe, twabonaga indege ariko kurikoresha wenda ahenze, turavuga turayigurisha, ariko nibura amafaranga twayishyira muri guverinoma kugira ngo agire ikintu akora kindi, wenda twagura ibikorwa remezo by'amashanyarazi, twagura ibikorwa remezo by'amazi, ariko akabaho kuri ibintu uko biri, uko komeza kubabeshya. Wenda ashobora kubabeshya abaturage ntabwo bose bariko babisesengura ngo babyumve, ariko ibintu byitwa ibikorwa remezo ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko ntabwo ugarutse kuri peteroli cyangwa se igitoro mu Kirundi, uko igitoro kigenda kibura ni nako ubuzima bugenda buhenda, kandi uko buhenda ni uko abantu bakora business i Burundi barushaho kugenda bagabanuka. Kuko urumva niba nacuruzaga dusipoze wenda imyenda ikaza ivuye mu Bushinwa n'urugero, kaza ngipakiye imodoka, wenda ipantaro wenda nayigurishaga wenda dusipoze wenda amadolari wenda 5, icyo gihe ntabwo nzayigurisha 5, icyo nzayigurisha amadolari 25, kuko igitoro niba kikubye 5 naya pantaro nagurishaga amadolari 5 nzayigurisha amadolari 25. Ni imibare itayibarika. Ibyo bizahita bituma wa muturage wo hasi amafaranga akoraga ku mushahara, ntabwo umushahara we uzahura n'ubuzima arimo arabamo ako kanya. Kuko niba mbere ya 2015 cyangwa se mbere y'uko igitoro kizamuka, umuntu yahembaga dispose wenda amafaranga y'amarundi 200,000, ibintu bikazamuka bikikuba 5, bisobanuye ko umushahara bakabaye nawe arimo arahembwa miliyoni kugira ngo abashe kuba mu bwo buzima buhenze gutyo. Ko ntiwambwira ngo niba yaguraga amadolari 5 yaguraga ipantaro mu Burundi ikabigeza aho igura amadolari 25, bisobanuye ko umushahara wa 200 ahembwaga, bisobanuye ko wakabaye ujya kuri hehe, kuri miliyoni. Kandi ugiye kuri miliyoni, ikintu wenda perezida w'u Burundi atitaho cyane ngo agihe umuti, uko ubuzima bukomeza guhenda ni nako n'ifaranga ritakaza agaciro, ni nako na fraude ziyongera. Ko ziyongera ni nako abantu bagenda mu murongo uhabanye n'uwa guverinoma y'u Burundi. Ikintu rero navuga kuri perezida w'u Burundi, yirwa imbere y'abaturage akababwira gahunda y'igihugu, akabwira imigabo n'imigambi ku rwego rwe, ariko ibyo byose avuga nta kintu bifasha guverinoma y'u Burundi n'abaturage muri rusange. Yego n'abayobozi bo bafite ukuntu baca ku ruhande bakagira ukuntu niba ari na ruswa bakabaye nayibana ku ruhande, ndetse n'ukuntu babakinye gahunda zabo, ariko byafekta ku bene igihugu, abene igihugu gasubira hasi. Kuko buriye iterambere ry'igihugu rizamurwa nuko abaturage bakora. Mu gihe abaturage badakora biragoye kuba wakitega ibintu bihamba. Wenda ndagerageza gutanga urugero, ubushize nijya kumva speech ya Ndayishimiye yavuga ko yajyaga muri Amerika akagura avoka y'amadolari 5, akatwumvisha ko i Burundi voka igura igiceri cy'ijana cyangwa se inote y'ijana y'amarundi. Rero na experience nigerageje ubwanjye yemeruka ibujumba. Ubu n'ubwo kugira ngo njye mbaha ukuri, kuko njye nigereye Bujumbura nagerageje kugura avoka. Avoka ubwayo nayiguze inote y'ibihumbi 3 by'amanyarwanda, by'amarundi plutôt. Ntabwo wanyumvisha rero ko
Ndayishimiye avuga byose ni ibintu byo kumera bimeze nka comedy. Mpamvu njye mvuga ko ari nka comedy kuko ibyo nasanze i Burundi n'ibyo avuga biratandukanye cyane. Niba avuga igura amafaranga ibihumbi 3 kugira ngo imibare tuyikore neza, kubera ko ifaranga ry'u Burundi ubu ryataye agaciro ni hafi 1/5. U Rwanda rumaze kuyakuba inshuro zigeze hafi muri 5, ko amarundi buriya ufite amafaranga 500 y'amanyarwanda angana n'amarundi 2500, ari naho bijya bikarenga bikaba byagira muri 3. Bivuze ngo rero nabanda rebe itakaza ry'ifaranga itakaza agaciro y'amafaranga y'amarundi, anarebe navuka avuga ngo igura igiceri cy'ijana cyangwa se inote y'ijana i Burundi, ubwo azatabona ko ibi bintu birimo biraba i Burundi azashiduka ibintu byabaye bibi cyane. Reka mbivuge insindagira i Burundi ko ibi bintu bikomeza kudogera. Murabizi neza ko u Burundi hari umupaka wari watunze ukomeye. Murabizi rero ku bantu batazi imipaka y'u Burundi. Burundi ufite imipaka igera kuri 3 gukoraho. Hari u Rwanda, hari Kongo, hakaba na Tanzania. Umupaka wa mbere wabahaga amafaranga kandi ukanabateza imbere ni umupaka wa Uvira. Kuko umupaka wa Uvira niwo wanyuragaho ibicuruzwa byinshi kurusha indi mipaka yose ku bicuruzwa byajyaga i Burundi. Yaba Bujumbura, Kibitoke, hehe hose. Hari ahantu hose niho hantu hanegereye na Bujumbura ku buryo ibicuruzwa byinshi. Murabizi ko ahantu muri kapitali nariho hantu hambere hakorwa ubucuruzi bwinshi kurusha ahandi hose. Hacaga imari ya makeya, ibintu bikabagera bihendutse, abacuruzi baba bafite amakamyo menshi bajya za Uvira, ubucuruzi bugenda neza bunaryoshye kuzamuka kugera Goma, hose ari ubucuruzi bahakorera. Cyangwa ibintu ari ahantu banateye imbere bafite ubuzima bufite icyerekezo. Ariko kubera ko umupaka wafunzwe n'intambara Ndayishimiye yishoyemo yo kuvuga ngo agiye guhangana na M23, byarangiye bimugezeho ingaruka. Ibintu tubivuga gutya nuko ikintu gikomeye. Wenda umupaka w'u Rwanda murabizi ko wafunzwe kera, ntabwo abarundi bemera kujyayo. Ko nanjye Burundi nakoresheje indege niyo ko nakoresheje kugira ngo ngere Bujumbura. Ntago transport ku butaka ikunda. Ingendo zo ku butaka nizikunda, nta modoka ijya Bujumbura, nta modoka yambuka ngo ive mu Rwanda ijye i Burundi, gukoresha indege. Ibi bintu rero iyo birebye gutya ni igihombo ku gihugu cy'u Burundi. Yego nishaka gufata inyungu zo kuri transport y'indege, ariko yibuke ko indege itwara abantu bake, itwara n'ibintu bike. Ku bantu baharanira iterambere ryo gukora business irambye, kwifashisha inzira y'ubutaka. Inzira y'ubutaka niyo nzira yonyine ishobora ko yafasha u Burundi bukaba bwagera ahantu kure hashoboka. Kuko indege ni y'abadiplomate cyangwa se n'abandi bantu bafite izindi gahunda bagiyemo, ariko hari n'izidashingiye ku bucuruzi. Uzasanga ari iz'abadiplomate, uzasanga ari iz'abantu bagiye gusurana hagati yabo, ariko ntabwo ari business. Kuko business ntabwo nzafata imizigo ngo nyipakire indege njye gucuruza i Burundi nkoresheje indege mvuye mu Rwanda. Ntabwo ubundi buzazana imizigo uje gucuruza mu Rwanda ngo ukoreshe indege. Kuko murabizi ko indege ni ibiro 25, ibyo biba biri free kuba yatwara. Ibirenze icyo gihe barabikwishyuza, kandi iyo kwishyuje bikwishyuza menshi. Ntabwo dufite imikoranire n'u Burundi wenda dukoresha cargo ipakira imizigo ivana i Burundi cyangwa ivana mu Rwanda tuyihererekanya ngo dukoreshe indege, duhahirane dukoresha indege. Ntabwo byakunda ko twaba duhomba, kuko transport y'indege irahenda kurusha transport y'ubutaka. Ubutaka ushobora kuzana kontineri, ushobora kuzana ikamyo ifite kontineri ebyiri ikava mu Rwanda ikagera i Burundi muri za Bujumbura nahe hose. Niba ufite imyembe, nk'uko abarundi bazwiho kweza imyembe, turanabizi cyane ku bintu by'imbuto bari imbere cyane y'u Rwanda, bakazana imbuto bazipakiye amakontineri. Ariko ntabwo udafata imyembe ngo gipakire indege, uzasanga wenda transport ihenze kurusha inyungu bukuremo.
ntabwo nzapfa, ariko iyo nkoresha amakamyo transport ishobora kunyorohera, nshobora kuzana kontineri ebyiri wenda zikampagara wenda amadolari nka 200 kuri transport gusa. Ubwo ni urugero mbahaye, ariko iyo muzigo nishyuriye 200 iyo upakira indege ushobora kuzafata hafi muri miliyoni hafi zingahe, ugasanga n'ubundi business niyo gukora ntabwo ishoboka. Ikintu ku Burundi ukwiye gushyira agapira hasi, bagashyira imbere diplomasi kurusha uko bashyira imbere guhangana, kuko bayibonye ko mu 23 ntabwo bazayitsinda. Nikosa ubundi burimo burakora kandi bizabajyaho ingaruka. Buriya kirazira ko igihugu muturanye ujya gufata ingabo zawe ukacyohereza mu zindi gihugu mu Rwanda, n'abene igihugu b'icyo gihugu mujye kurwana cy'igituranye. Icyo ni ikosa rikomeye. Buriya ushaka kubibona neza uzabirebere ku ntambara irimo irabera muri Gaza, Rwanda na Israel, cyangwa se ubirebere ku Burusiya na Israel, Uburusiya na Ukraine. Ibyo bintu ushaka kubireba neza ubukana bwabyo, kuko uko ujyana ikibazo n'abo baturanyi muhangana bizave gutyo, business zirahagarara, bikabajyaho ingaruka, bigatuma igihugu gisubira hasi. Yego Burundi burikomanga mu gatuza ngo ufite drone, ariko icyo Burundi bwakoze ni kimwe, drone ntabwo arizo zizakemura ikibazo kiri muri Congo, kiri ni Burundi. Wenda ubu navuga ko ndashimye wenda inyungu arimo arabona, inyungu zirimo zava mu gisirikare, ndetse ko ntabyita ko ari inyungu. Murabizi ko ari n'abasirikare baherutse kugenda, ko Burundi bari gutakaza abasirikare bakomeye b'abofisi barenga 30 guhera ku ngoma kuri ya manda ya 2015 kuva nkuru nziza yava hajya ndayishimiye. Byonyine bamaze gutakaza abakoloneli, abajenerali, abamajoro barenga 30. Ibaze ku gisirikare kugira ngo utakaze abasirikare bameze gutyo, bari gutakaza generali, gutakaje umuntu ukomeye, generali umwe gutakaje umuntu ukomeye. Uwo generali yakora ibitendo ukomeye. Ndashimye wera sinzi nawe ni generali ubwe, ariko sinzi batekereza nk'abajenerali, kuko wenda ni perezida nibyo, ariko agomba gutekereza kabiri. Kuba ari umusirikare akaba umukuru w'igihugu, ajye yibuka ko iyo atakaje imbaraga hari utwaye amabanga y'igihugu. Umuntu utwaye amabanga y'igihugu rero iyo yishyize hamwe n'abakurwanya, urabizi ko Burundi bufite Red Tabara iri muri Congo, ifite imbaraga, wenda ntazi ngo zingana iki, uko Congo Kinshasa zitazi imbaraga M23 ifite, ishobora kuzashiduka nayo iri mu ntambara, bazarwana batazabasha no kwikura imbere. Kandi kwiha guhangana n'igihugu muturanye, ukaba uzi ko watakaje ingabo zirenga 30 zikomeye, simbuza abasirikare batoya, ndimo ndivugira abofisiye bakuru, utakaza abofisiye bakuru mu gisirikare, igihugu kiba kiri mu mazi abira, kuko umunsi baguhindukiranye. Sinzi wenda Tanzania ko izagutabara, ariko ndibaza ko Tanzania nayo ibibazo birimo birabera i Burundi irabibona. Wenda Tanzania si igihugu kijye kiyerutsa ngo kijye kigaragaze cyane, ariko barebera ibintu ahirengeye bakakwihorera, bo bakikora business. Ko ubu Tanzania iyobowe ireba ibyunguka. Tanzania buriya kugira ngo yumve neza ko Tanzania ukuntu ari igihugu cyihariye, n'abashoramari bagiyeyo atari abene igihugu, wenda babashe kujyayo barabizi, bazabaha amakuru. Si igihugu bajya gushoramo imari ngo nk'uko mu Rwanda baza abanyamahanga bakaza gushora, bagashobora kubaka inganda iki, bakagira inyungu bafata. Tanzania si uko bimeze. Tanzania iyo ugiye kuhashora imari, inyungu utwara ni nke cyane kurusha
iz'igihugu gitwara cya Tanzania kandi ari washoye imari, ari waje ukamenamo amafaranga. Ubundi rero si ushaka bwishuka, ntago igihugu cya Tanzania cyabutabara. Wenda abantu benshi abakora ibyegeranyo n'iki cyangwa se n'abantu bakora ubusesenguzi bazi ko bajya bagaragaza bavuga ko Burundi buri inyuma, Tanzania iri inyuma y'u Burundi. Bibaho rero kugira ngo byumve neza, Tanzania imeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika nta deal bajya kurwanamo badafitemo inyungu. Tanzania nayo system yajya kumera nk'uko. Rero twere ko Tanzania iri muri Afurika, ariko Tanzania nta bintu bajya bakajyamo nta nyungu bari bugabane. Kereka kugira icyanyerere niho habazagamo diplomasi, kubera ko hazagamo nuko bavuga ati twese turabirabura, intambara turwana n'imwe, twese dushaka ko natwe tuba twakomera cyangwa tukagira abaturanyi bakomeye, kugira ngo kuko abaturanyi basenyutse nitwa twasenyutse. Ariko iyo yamenya ku Burundi bufite, Tanzania ifite impunzi nyinshi z'abarundi icumbikiye, u Rwanda rufite impunzi nyinshi z'abarundi icumbikiye, Kongo hari inyeshyamba zari zitabara, Uganda hari impunzi zahacumbitse, Kenya zirahari. Muri akarere dutuye harimo abarundi benshi bahunze Burundi kubw'ibintu byinshi bitari ku murongo. Ubundi butekereza kabiri, hari abahunze mu gihe cya kudeta, hari n'abari barahunze mbere kuko babonaga ibintu bitagenda neza, hari n'abahunze barimo barahunga umunsi ku munsi, hari n'ibyo ubundi barimo barakora nk'uko bishe Sabine, nabwo abo ni abandi banzi bagiye kwikurira, kuko uramwishe kandi yavugaga ibitagenda mu Burundi. Icyo gihe wibuke ko ari umuryango wa Sabine nawe ubaye umwe mu banzi b'igihugu cy'u Burundi, nawe bitegure guhangana n'ibyo byose. Si n'ibyo gusa, hari n'inshuti za Sabine, hari n'abamenye ko yapfuye hari abamukurikiraga kuri YouTube, ubara Burundi bamukurikira uko bangana, wateranye ku bandi banzi bashobora kuba baje guhangana na Ndayishimiye. Icyo namubwira cyo natekereza kabiri, ibi bintu ari barinjiramo biramurenze. Ari nk'umuntu ureba kure, yakora nk'akantu kameze nk'ako perezida w'u Rwanda yakoze, kujya ajya gusura abadiaspora akaganiriza nabo, akavuga yize kubikora muri Tanzania ariko byagira imbaraga, siri ku mwaka neza, ariko ndumva ari mbere ya Covid gato ajya kubikora aganana muri Tanzania, ariko bagira n'abataha, ariko ashatse kubikora neza yakiyegereza abene igihugu bari hanze, agaherana muri East Africa. East Africa niho hari benshi, wenda sinzi ibindi bihugu uko bihagaze, ariko East Africa baramukikije. Yakagiye muri Kenya akicara nawe akaganira nabo, akajya muri bihugu bimukikije. We Muvento ntiyakaba yarwana, kuko Muvento ikirwanira ukuri, yarwanira ubusugire bwabo. Niba perezida w'u Burundi areba kure, narebe Kongo imyaka imaze mu ntambara, iyo Muvento irahagurutse, nyine muri Kongo hari imitwe irenga 200. Sinzi bwo iyo mitwe ndayishimiye ko ashimishwa nuko ingano yayo, kuko niba ari umuntu ureba kure yakaba ari iby'Muvento ikora, ahubwo akabashyigikira avuga ati Muvento mushema agatege, ibintu bijye ku murongo, igihugu kijye ku murongo. Ikimara kujya ku murongo natwe duhahirana, ubukungu bwacu burimo baracumbagira, nabwo turebe ko bwatera intambwe. Kuko buriya ikintu agomba kumenya, buriya muri politike nta mwanzi uhoraho ubaho, iki kintu agomba kukimenya. Yakaba avuga ati nka Tshisekedi yebwe yampaye amafaranga, ariko amafaranga yampaye ntabwo azanye igisubizo cyo mu karere. Bakicara hasi akavuga ati none ngiye gufata umwanya ngane na Muvento mbabaze intego yabo, bakaba banafatana na cya gice cya Uvira, akavuga ati ariko nanjye uzanshakira amahoro, uzampuze na Redi Tabara, uzampuze n'abo banyamurenge, kuko afite abanyamurenge benshi bashyigikiye perezida Ndayishimiye, cyo kimwe n'abari no ku ruhande rwa Kongo. Afite n'abandi banyamurenge ku ruhande rwa
bwa M23, abo bakaba abamediateri bo kuba bashyira hamwe u Burundi ibintu kajya ku murongo, kandi ni na byiza ko u Burundi bwajya ku murongo n'u Rwanda tugahahirana. Nose abaturage bo mu ntara ya Kirundo bakora ku mupaka w'u Burundi, bakora ku mupaka w'akarere ka Bugesera, abutse si igihombo. Abaturage bakora ku mupaka w'Akanyaru ubuzima burabagoye, abaturage bari ku mupaka wa Kibitoke aho naho ni ikibazo, bakabaye bahahirana n'Abanyarwanda. Hari abaturage bari hafi y'umupaka w'Uvira, abo nabo bakeneye kugira ate guhahirana nabo, igihugu cyacu kikagira ubuzima, kuko buri gihe gifite imipaka irimo abaturage bashaka guhahirana niho hazamukira ubukungu. Nawe ushatse gufunga imipaka ukigira nyakamwe, ukigira ukavuga ati nzahahirana na Tanzania gusa, Tanzania nawe nibyo, ariko wibuke ko Tanzania nabo ni abacuruzi, uko ukomeza guhahirana n'ibindi bice byo muri Tanzania gusa udahahirana n'ibindi, Tanzania bazabona ko muri abakonsumateri cyane mukeneye byinshi, nabo bazamura ibiciro. Iyo bazamura ibiciro bizatuma kugera ku yindi mipaka y'ibindi bihugu byanyu, yani mipaka mwafunze. Niba dusupoza umuceri waguraga amadolari, mwihangane nakoresha idolari kuko amafaranga y'u Burundi ntagira formule, arimo arahindagurika bikabije. Wenda ka dufate nk'urugero, niba ikiro cy'umuceri i Burundi cyaguraga idolari n'igice, icyo gihe kugira ngo kive Tanzania kive ku mupaka wa Tanzania ahandi kure cyane mu Burundi, kizahajya gihagaze amafaranga akabaka mu madolari 2 cyangwa amadolari 3. Iki ni ikintu Uburundi bwakabaye butekerezaho kabiri, kuko uko bakomeza gutinda mu bintu badafata icyemezo bizagira ingaruka ku bene igihugu, bigira ingaruka kubo muyoborana, kuko kugira ngo wenda byumve ndayishimiye buriya bari Abarundi kuba barafashe icyemezo, bari abasirikare bakomeye bakaba bafashe icyemezo bakagenda, nuko babona ko inzira batwaramo atari inzira ziri fair. Kuko burya iyo igihugu cyobowe neza, ubwo abajenerali nabo bakugira inama, babaza mu bajyanama bakakwereka ko ati tugutya na gutya ngutya, ariko areka intambara barwana ni iz'ubusa. Ariko ko umuntu w'umujenerali ntabwo yari kurwana intambara z'amafuti. Niba ubona akabona intambara zarwana muri Kongo ntacyo barwanira, ese bararwana ngo bafate Kongo? Intambara yose urwana utari ufata ubutaka bwaho urwanira ngo ubugumize mu maboko, ntacyo urwana nacyo. Yego nabo bari kuri dore barwana bishakira inote, ayo madolari Tshisekedi yabemereye 5,000 bakibiha hasi imbizi. Ariko icyo agomba kumenya ndayishimiye nuko intambara yose urwana udafite impamvu, udafite n'intego, biragoye ku iyo ntambara wayitsinda. Ikintu kankivuge wenda batabyumva basobanukirwe neza, iyo urwaye intambara nta cyerekezo nta n'impamvu urwanira, ntabwo ko intambara utayitsinda. Cyangwa icyo bari abakongomani M23 n'abanyamurenge batwirwanira, ikintu barwanira abanyamurenge basigiye bishwe inshuro nyinshi, bo muri Minembwe, bo muri Murenge, biriya misozi yabo bahiciye inshuro nyinshi. Abaturage bavuga ikinyarwanda bahapfiriye benshi cyane muri Goma, ababara bose baziraga ko bavuga ikinyarwanda, n'abanyamurenge bakabashinja ko bavuga ikinyamurenge, ngo ikinyarwanda byose ni kimwe, bose n'abanyarwanda. Ibyo nta hantu bitandukanye n'ibirimo birabera muri Ukraine, mu ntara Donbass, ko n'abaturage bavuga ikinya-Ukraine ariko b'abanya-Ukraine, bavuga ikirusiya barakara abanya-Ukraine. Ibyo rero Ukraine nayo yatangiye kubatoteza, birangira n'Uburusiya burimo bararwana ushanga uretse ko banahafashe buriya butaka bwo muri Donbass, ubu bwose bwamaze komekwa hehe ku Burusiya. Nubwo barwana ariko ubwo butaka ntabwo bazagira gute, ntabwo buzongera gusubira kuri Ukraine. Uburusiya bwarirenze burarahira ko ibyo kosa batazongera kurikora. Wenda reka dusoreze aha, ariko icyo nasaba perezida w'u Burundi nashyira agapira hasi, cyumva abaturage bumve n'impamvu barwana ku bukungu bwabo, uko batinda kubumva ni nako burahagiye abajenerali, ariko ejo hazongera hagene n'abashoramari. Yagenda n'abashoramari, icyo gihe uzasigana abaturage bakennye gusa. Abaturage bakennye nabo babona uko bahunga, bazagusigira igihugu. Yo gusigira igihugu uzasigara nta igihugu cyubakiye iki, kuko iterambere ry'igihugu cyangwa se umutungo w'igihugu ni abaturage no wa mbere. Ibyo kuvuga ngo afite zahabu, ngo afite gasegeti, afite iki, ibyo byose bigira akamaro ko ufite abaturage batekanye.
iyo nta baturage batekanye niho bahendeje bakanikwiba. Turabashimira kundi ba Schedule Official, mwibuke gukora subscribe, comment ni ingenzi cyane mu zitange kugira ngo twumve ko twirirwanye